mutubonye ni ikihe kintu watangariza abantu cyangwa se ni ikihe kintu ushobora kubwira abantu nk'ihumure mu bihe nk'ibi ngibi? Ikintu nashobora kuvuga kuba muje kunsura ndishimye. Ihangane, komera komera kandi wihangane, komera igire mu ntabwo wabishobora. Kunzi bagira neza wigendere TV, nongeye kubasuhuza mugira amahoro. Nkuko mubireba twari twapanze igikorwa cyo gusura urwibutso. Abo ni abana babarizwa mu muryango wa Empower Children, bakaba bakina umupira w'amaguru. Nkuko mubireba twari turi kubategura kugira ngo tubashe kwerekeza aharuhukiye imibiri y'abacu bazize jenoside muri Mata 1994. Twari dusoje kubambika, ntangira kubaha indabo buri wese kugira ngo aze guha agaciro iki gikorwa ndetse no kunamira abacu baharuhukiye. Twarasoje dukomeza urugendo nkuko mubireba, aho turi muri Walk to Remember, twerekeza aho turi butangirire igikorwa cyacu cy'uyu munsi. Murabibona abana basaga neza mu myambaro myiza igaragaza igikorwa tugiyemo cyo kwibuka. Nk'urubyiruko twari dukwiye gutanga umusanzu wacu, murabibona aho nari ngiye gushyiramo donations. Ntabwo twari kugenda tutatanze uruhare rwacu mu gukomeza gusigasira amateka y'abantu baruhukiye ku Gisozi ku rwibutso rukuru rwa Kigali. Twarakomeje tujya kwiga amateka ndetse dufashwa n'ababishinzwe badusobanurira amateka yaranze igihugu. Turangije dufata ifoto mbere yuko tujya gushyira indabo ku mibiri y'abaharuhukiye. Murabona twabanje gushyira indabo, buri wese tumanza gufata umunota umwe wo kwibuka abacu baruhukiye aha kuri uru rwibutso. Turangije dushyiraho indabo dutuje cyane. Murabona ko ni igikorwa cyiza cyane gutoza abana cyangwa se kwigisha abana amateka nk'aya ngaya, bakayamenya, bakanamenya icyateye iyi jenoside kubaho ndetse no kuyihashya kugira ngo itazongera kubaho ukundi. Abana bose batashye bishimye, bumvise ibyo batari bazi, babasha kubimenya no kubisobanukirwa. Dusoje twafashe ifoto, dufata undi munota wo kwibuka. Iyo ni staff twari twajyanye. Murabona ko twari twaserutse kugira ngo tubashe kwifatanya n'igihugu mu bihe bitoroshye, tubonereho gukomeza ababyeyi bacu, abaturanyi, abavandimwe bakomerekejwe n'aya mateka. Mwihangane kandi mukomere, Imana ntiyabasiga. Ubwo itabasize cya gihe, ubu ntiyabasiga. Ubwo rero twahise dukurikizaho igikorwa cyo gusura umuryango wacitse ku icumu. Tumujyanira ibyo kurya, ibikoresho by'isuku kugira ngo dukomeze kumuba hafi no kumuhumuriza. Ntabwo ari ibihe byoroshye, ni amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo, ariko nk'urubyiruko turaharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Mukomeze mukurikire video, mugende mureba ibikorwa twagiye dukora. Twageze kuri uyu muryango baranezererwa cyane.
wacitse ku icumu twasuye yafashwe n'amarangamutima, kwihangana biramunanira abonye ibikorwa twamukoreye. Tumwizeza ko tuzakomeza kumuba hafi mu bihe nk'ibi kugira atajya akomeza guheranwa n'agahinda. Nyuma yatubwiye ko yishimye atari ibindi byatumye afatwa n'amarangamutima. Twegera mukuru we bavukana barokokanye. Nyuma yo kubona ibyo dukoreye murumuna we, atubwira uko yiyumva ndetse ko adushimira cyane. Iki gikorwa ubonye cy'umuryango wa Empower Children ni iki wabivugaho, cyangwa se ni irihe jambo watanga nk'ihumure muri ibi bihe byo kwibuka, kuko twabiteguye mu rwego rwo kwibuka ku nshuro ya 32. Nawe rero uri umubyeyi, ukurikije ikintu umaze kubona wagira ikintu tubwiraho? Ikintu navuga ku gikorwa mukoze ni igikorwa icya mbere ni urukundo. Harimo igikorwa cy'urukundo kandi harimo igikorwa cyo kuba hafi umuntu wagize ibi bibazo byo guhura na jenoside. Ubwo rero ni urukundo, harimo kwereka umuntu ko muri hafi. Burya iyo mu kinyarwanda iyo ugize ibyago ntubone ugusura uraremba, uraherana. Ubu rero turi kumwe tuganira, ntabwo umuntu yaba aheranwa, ahubwo urishimye, tubona ko ufite abavandimwe. Iki gikorwa mwakishimiye cyane cyane. Tuzagaruka rero ni mu buryo bwo kubaha hafi muri ibi bihe, twifatanyije namwe nk'urubyiruko kugira ngo nyine muhumure, nyine mubone ihumure. Mwakoze cyane. Nk'urubyiruko dukwiye kugira uruhare mu gusenya amateka yaranze u Rwanda muri Mata 1994, tukubaka ubumwe, amahoro ndetse no kubana neza n'abandi mu bihe byo kwibuka, mu gukomeza imiryango yakomerekejwe n'ibyo bihe. Ni muri urwo rwego rero dusoje iki gikorwa cyo kwibuka, twagiye gutegura umupira, cyane ko aba bana twari twajyanye bakina umupira ni youth, ni abana bakiri batoya bakina mu academy. Twateguye umupira hagati ya polisi itarengeje 17 ndetse n'aba bana bo muri Empower Children, kugira ngo uyu munsi wacu ugende neza. Murabibona twabanje gufata ifoto mbere y'uko tugera ku kibuga ahateguriwe umupira. Nk'uko mubireba, aha ni ikabuga ku kibuga cya APR. Abasanzwe bahazi ndakeka mwahabonye. Hakaba haragiye hava impano zitandukanye, harimo umukinnyi ukomeye witwa Imanishimwe Emmanuel na Dani Usengimana, cyane ko ari bo bafite n'uruhare cyane muri Empower Children. Turabashimira cyane ku ruhare rwabo kuri uyu munsi ndetse n'ikindi gihe cyose. Nibo babigiramo uruhare rukomeye. Urabona ko match yari irangiye, nibo kubashimira ko bakinnye neza kandi ari bo Rwanda rw'ejo hazaza. Aba nibo bazakinira Amavubi, aba nibo bazadusohokera, barimo impano ikomeye cyane, kuko baravuga mu Kinyarwanda ngo n'agato karakura. Birangiye nagiye gukina n'abana, murabizi ko nkunda gukina n'abana, nkunda abana muri rusange. Uwo mukino twakinaga witwa biye. Abantu nta mwana utarazikinye, buri mwana wese yakinye biye. So rero tumaze gukina biye, hari akantu nari nabageneye akabahereza mu rwego rwo gukomeza kwishimira uyu munsi ko wagenze neza. So reka rero dushime Empower Children, dushime abafatanyabikorwa bacu ndetse na staff baduherekeje kugira ngo uyu munsi ugende neza. Ntugende udakoze like, share na comment kuri iki kiganiro. Ciao.